mbere yuko ngira iryo nterura unyemerere mbanze mbabwire naho duturutse mu muryango w'abatanyuranya, aho nta handi ni mu rugo rw'umubyeyi Nzabakurana Boniface. Uyu mubyeyi twabyirutse dusanga atuye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni igihugu kugeza uyu munsi kigizwe n'ubuso bungana na kilometero kare 26,338. Ni igihugu kandi gituwe n'abaturage basaga gato ya miliyoni 13, kigizwe n'intara enye n'umujyi wa Kigali. Twagize umugisha dutura mu mutima w'igihugu, twavuye i Kigali. Ni igihugu kandi kigizwe n'uturere 30, duturutse mu karere ka Gasabo, kigizwe n'imirenge 416, duturutse mu murenge wa Kinyinya, kigizwe n'utugari 2,148, duturutse mu kagari ka Murama, kigizwe kandi n'imidugudu 14,837, tuvuye mu mudugudu wa Rusenyi. Isibo yacu ni ubutwari, ariko kandi nk'uko nabikubwiye ko tuvuye mu muryango w'abatanyuranya bo kwa Boniface, ariko tubarizwa mu ndengabaganizi z'akarere ka Gasabo. Ikivugo cyacu rero turavuga ngo ku isoko y'u Rwanda duhora ku isonga. Ubwoko bwacu tukaba turi abasinga b'abanukamisho. Uyu muhungu nk'uko yabivuze, tugiye mu nyuto za hambere, aho tuvuye ni mu Bwanacyambwe, rwayobogaga n'umusitware rw'Ubusisi rwa Kigeza cya Rwakagara, ariko kandi yafatanyaga n'uwitwa Nkuba ya Nyabakonjo. Uyu muhungu yageze kubyitsaho gatoya. Uwo mugabo rw'Ubusisi yakubwiye ni wa wundi abagabo bagiye kubatiza bamubaje ngo mbese turakwita nde? Ati ugiye kumbatiza nyitizina. Batireka tukwite Petero atahadata. Ako gahungu kwihakanye shebuja ntabwo nakwitiranwa nako. Bati se basi tukwite nde? Ati niba yari mugenekeze munyite Yosefu, ka gahungu kigeranye nawe Imana kakamurongora. Tuvuye mu Bwanacyambwe inshuti yanjye. Iyi ni ituro kuko ngiye kuyigutura umutware, ariko kandi mu muco ni n'intwererano. Gutwerera rero ntabwo umuntu atwerera uwaruta cyangwa warusha amaboko, ahubwo tugiye gushyira mu bikorwa icyo Bibiliya ivuga ngo mwebwe mufite muzongererwa, akirakira ibintu mu bindi. Hanyuma wa mukobwa utaza kugira ngo waramukanyije n'umubyeyi gito, ikibazo kimwe nagize, akira nawe akangako kajyane ugakubeho rugondo naho kimira rugende, nta n'ibendera rigira ibara rimwe. Hanyuma kimirana ujye kwirarira kuri basaza bawe ko haramukanyije n'umubyeyi. Ngaho genda. Maze ikibazo nahoze ngira, kagira Imana. uyu muryango wa Busheshe na Bukanirora ntabwo tunywa amagero. Oya ntibikabe, tunywa rugero. wa rugero. Iyi ntabwo iruzuye, murabona yuzuye buriya. Ese umugabo ko yigeruye kandi tutanywa amagero? Bagize neza bati ntabwo yuzuye. Ntabwo nagutura ngo mbure gusiga urubiriro nk'utuye umwidishi, aho nasize ni urubiriro nyakugira Imana. Ubwo ari urubiriro reka mbyemere, nagira ngo mwayigeruye. Oya ntibikabe. Kandi umuryango wacu rero ntabwo tunywa amagero, tunywa rugero. Ikindi ndumva utangiye kuvuga amazina y'inzoga kandi twagutumiriye kuvuga amazina y'inka. Oya ntibyabaho sinavuga y'inzoga. Hari umuntu wigeze kuva i Bugesera ngo ajye i Kigali, agezeyo baramuzimanira mu gitondo mu mugati, arawuriye yumva uraryoshye. Arababwira ati rero hari ikintu mutazi mwebwe, umugati mwupfusha ubusa. Ati njye ningere iwacu nzawuriye ugeretse ku bishyimbo. None uyu mugabo nawe twamubwiye amazina y'inka n'atangiye y'inzoga. Amahirwe nuko tutavuye mu Bugesera. Ntabwo ashaka kuza kugereka umugati nk'abanyabugesera. Amahirwe impamvu mbivuze, numvise muho umusaza Boniface yataramye no mu Bugesera hari harimo. Oya naho harimo. Hari igihe wasanga hari akantu kabo barasigaranye. Maze rero tutagiye kure, kagira Imana. Urabizi ko nta kuvuna, ahubwo nakuvuna. Nagira ngo uca akabogi. Burya rero hari inyamaswa bita indonyi. Abahigi bajya guhiga inyamaswa, ariko iyo babonye indonyi ntiraswa n'ubonetse wese, iraswa n'abarashi b'abakogoto. Barasa ku ntego, ntibarasa ubukanda. Numbera nkabo turi gutabarana. Ndagushimiye. Indonyi nizo hari ibyo tuzikoresha mu rugo rwacu, ntabwo duhamura, ariko hari abo tuzizimanira kandi bazatugendera mu amezi ya Nyakanga. Tugeze mu gihe cyo kuzihiga. Nimba ushaka gutabarana nanjye,
urase nk'umurashi w'indonyi. Ndagushimiye mwakomye amashyi ubwo ntacyo numvisemo. Urase ku ntego. Unyemerere sinagutera umugongo naje kugukeza. Ntuze kurasa ubukana. Abo twagendanyeho nubwo nabagonga barabizi ko nta rotorovizeri ngira. Ariko gihagaze hano unyemerere ngushime. Numvise uri umuhanga kandi nashimye ko umuryango wanyu mwateye ishoti mandwa mugasingira umusaraba muri abakristo. Bibiliya mu gitabo cyaho cy'imigani igice cya 18 umurongo wa 16 haravuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Ngushimire ko mu minsi yashize twaje mu muryango wanyu atari ubwa mbere tubagendereye, twabagendereye turi mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe, mwebwe tubasanga muri mu cya kane. Tuza tugendwa no kugusaba amaboko, mudukomeza inkokora, muradukenura, ngo ngushimire ko mwatuzamuye tukava mu cyiciro cya kabiri uyu munsi tukaba turi mu cya gatatu. Iyo haza kuba hari icya gatanu mwakaba yari cyo muri mwe, twebwe tukajya mu cya kane. Ariko